Ndio kama kuyarya gusuzuma amata. Reka mwongeye mwakumva. Mugiye kuba mugiye kujya ku kazi. Tugiye kugenda nyine. Isso. Yozi wine. Niyo nanywa ari amacupa mbere. Mu kintu cyazo. Sunu bebe wasibye ukareka tukigumana n'uyu munsi. Reka naraye hano. Ntabwo nakongera kubara kuyirirwa mu ngire manara. Sundi waretse ukazaza tukibana n'ubundi gihe simba urumva fenomene ko uratashye uragarutse. N'ubundi se dufite gahunda yo kubana. Ntabwo ari uyu munsi. Oya twabaza nyine tubana n'ubundi Nese hari byatanje biri mu tubara n'ubundi tukazabimenyesha n'ababyeyi tugakomeza tukabana. Ubundi se agiye tuzabana ibintu usiga ufite ibintu byo rwose birambangamiye. Ibiyese kandi baby nk'ibintu by'umucana. Ibintu byo kuguhamagara 1 2 3 4 telefone wayishyize kuki utanyitaba uri mu biki. Ubundi kandi usoma mu iki Ndiyo naraje ku kazi umuntu akahamagara mu mbona wapi. Sorry. Bigeze ikintu cyagiye. Sibyo? Nese ngiye ubona nashaka kukuvugisha. Nese kuki utanyitaba? Ku kazi riga bazanye itegeko rishyashya nta muntu wemerewe gufata telefone. Serious. Sajya gumbona nkora ndi kuri chat. Wigeze uheruka kumara kuri chat? Kuva mu gitondo. Twemerewe gufata telefone muri break. Sasa gusa. Bigaragaje mu kumenya basira. Sibyo? Bipi bagiye kuvuga. Iyo. Basa I promise. Sasa ni umuzaza w'amagara bwa mbere. You promise? Sure. You promise? Ntabwo nshaka ko ntabwo kumbuye nkaguhamagara kubura amacana no kumenya uko umeze kaguhamagara 1 2 mana yanyisha birambangamira byataye bibora rwose ushaka ko uzajya umvugisha nyine ugiye muri break sibyo ndahubwiye ngo ni wowe umuntu wa mbere nzahamagara igihe muri break ibintu byo kubihangana kuva mu gitondo kugera saa 10 nzambisha uvuye mu kazi tutaravugana na rimwe kuko bibitsa tubigerageza bigaragaye mbona nagukumbuye cyane kibaye ako basi tugenda byose ntabwo ari tugenda ndagiye reka ngende ubwo nanatinze basi mu rugo njya kwambara mitejya mu kazi basi tugende ikindi ushaka kubwira tugende wakimbwiza reka tuyi basi nk'isaha imwe turyamye reka ngende reka ngende sinzagaruka vuba ntabwo basi metero iminota 10 basi natinze nimugoroba turacana urabishaka yego okay ndahaca ninguhamagara ukanyitaba nabwo ntukagize ari ibintu by'inzika ntabwo ari inzika ninguhamagara ugitabe dutanyitaba ntabwo ndibuze niwe umuntu mba ngomba kwitaba kagenda tuba tumaranye iminsi ntabwo ko umuzima rwashyirwa umwire cya cyana kiri kuri gate kize nibwire
kuri kumagara ahageze mani ndimo ashaka ibintu byihuse ushaka ibyihuse ntabwo yihuse yabyaye ibihumye biza biteze ariko hano havuye ese yona si cyaha cyane kiba kivuye hano nyine bari bagitayemo ibintu biremereye iyo yita umumanira jipo none ariko urabizi twe tuba turi kwihuta ubwo nyine ikintu naguhamagariye mani bro mbasima nshaka kwiteza ayandi maniga y'ina byagenze bite ko kimba nkubwiye abantu byagenze bite nyine mbwira mu kanya nyine nayo ndi gukina akadege nyine wariye se nari nabariye maze ko nabariye nkagera ku 130 akajya heza nahise ncyokerwa nyine natanye nceta 5 hasi no hejuru noneho ndangije marabatirika noneho kugira ngo ahite mviramo rimwe ndatirika nshyiremo agasenga ni nyine ngenda gitehi barayisubije ariko bira bintu azabiretse ariko nshaka no kubireka ariko nyuma yuko mbanje kwigaruza nose nitigaruza ahubwo bakakugaruza oya na mani genda bizi neza ahubwo mva ikintu turase kunginga ikintu nashakaga nakubwira bwira twumve nshaka kuko niyo ufite ibiceri nakubiteka rakawuta dispenser urebe ibyari byo mu biceri ni nkwereke genda bizi ndahita nigaruza rega ndahita ngura indi kariya sura kamera ngahe cyangwa asundi wayangurije nagwaye rakawuta dispenser ndakuguriza se ugiye kuyashyira ahantu nizeye ko ari buhita garuka okay ntacyo mbwira kariya kamera ngahe tubasa kirazi ni ikimasa none bro ntabwo uko ngiye ubwo mba nkize ku bice bya turabasa harimo isambu muri bino bice by'umunyengero y'umujyi wa Kigali mani iriya reka mureke tuve mu magambo dukuri mu byihuse kandi ndakubita senkana hari water dispenser ya senka dorari itakiriho n'amashashi inyuma ko amashashi zembuye kuvunukuza dore ndakubita amasaha meza saa sita ziregereje nyine nayo niyo mpamvu guhamagaye kuyamuza mu saa ndabiza akadege kaba gatanga neza sengana birajya kugera saa 10 za mu gitondo maze kurya ngamagana bitekerezo kandi kwihuta ubu ngubu mu kanya gato ndabamyenda ibitekerezo basigirije nagira kajana ohereza kuri phone ubundi nanjye yitengira ahubwo amaze kujyamo n'akariro mbire niba uhita uncira ku gafone ubundi abana nanjye dore saa sita zirabura biki ubundi ndamwigaruza ntayo nari mfite senya ngo ibyo nafite wenda gukubita senkana washyita 5 basi noneho imasenkana ndi yasigare okay nabona kwizeza ibintu bidahari umva basi kugira ngo amasaha atanangiriraho nari saa nizigira urabizi ari igihe na connection zanga kwa ubundi bukarakora ndega na senkana guca bakagira ngo zare gakora ariko ukabiri kanga uje ukanywa amazi akonje hano ukamashyushya hano ariko ntacyo senkana ndayaguha okay kanze ngagusoborere nyine ukora umuti nanjye nsigaye ko mbizi n'ubundi se hita nigaruza nkahita ngora no akarenze na kariya kanya gato rwose uraburi magana ahubwo urahita umamo nyine komisiyo kurumva ngukuye komisiyo se gukuyamo umwami yakwiye busikete ngakariye kanze nkanaguterura nyine ubundi tunareba ibyari ibi wowe ukora ku ntuzi komba nanabiteguye se ngiye usanga ntacomoye dore ibyari ufite na wa mupeto wajya arahita gutwaza urabumba ibintu byahiye mwana gusa dore ngiye nguhayeho n'intuza ayo ni cupa se Gizanze ubusubize n'umukarani wawe nawe cyo gukora okay ujya muri iyo
Baby, we uri mu biki? urabizi uyu munsi nyine nta tekinise sinajya gukora kwa ngo tugumane sibyo rero nari ndi gufasha umuntu uri ku kazi nyine kugira ngo utuntu tuba tumucanze nkahita murabona ntabwo ari ibintu byawe Mba buri kanya uri muri telefone buri munsi uri kubwira abantu bo mu kazi bagukorera ibintu iyo ndebye ku ruhande ujya muri telefone ajya gufata amazi ukora muri telefone uko bibamo iki niba undi mukobwa uharaye ukaba utakinshaka wabimbwira baby nawe ndi umuntu please mva n'ubu nyitayeho Yesu maraje kurara aho ngaho ngo dare urare muri telefone yanjye dare hariya cyebe kuba nafashe n'umwanya tukaba turi kumwe riba rero kwa ngo nemere nanjye kubona bati no kujya ku kazi turi kumwe uzumva nta wundi muntu akurutisha nako dukeneye n'akazi ngo dutere imbere sibyo ntabwo wizeye rwose sinzi ibintu burimo kisi cyane niba uri kumwe n'undi mukobwa bazakwereka so umukobwa uruta yaruwe nawe basho nawe ni ibintu by'akazi urishoboye cyane sikongeye ikintu gituma amafi nyine kuvaza mu buzima bwanjye mbona numva narahindutse njya ku kazi numva nyine njya ku kazi numva mfite ikintu gitumye njyayo uzi noneho mu mutwe wanjye ikintu kiba kiri mu mbere kwirotera n'igihe nari twakoze ubukwe nukuri dukora ubukwe igihugu uzajya urara muri telefone shiri wanjye baby ikintu cyose cyakora akazi cyakwabaza icyo cyo namaze kubyemeza ko nashobora no kucyegera really basi igihe umva umenye n'icyo usobanuye mu buzima bwanjye sibyo yes ndabikunda gusa ushaka kudutera imbere cyane numva nanjye mba ndi gukora kimwe basi ntukajya ukeka ko hari undi muntu kandi urabizi iyo ngeso ugenzeho be honest wumva nawe ugiye unkora ibintu ukora watekereza wavuga ati se bari mu byo muri telefone kandi ikindi ufite mashini wajya ukoresha mashini mu gihe mu by'umukara Shinirand irambu basi soye kwa mukanga yisire tujye turyame nusubire muri telefone okay biteze kongera ngo gutekereza ibintu byinshi bite shiri bite gutekereza ibintu byinshi shambaje mana niba byancanze urukundo rwanjye na Kobe niba rumeze rute ibibazo umuntu tuba turi kumwe akajya muri telefone abanyihishahisha muri buri munota wose abonye buri mahirwe nyine abonye ahita yafatirana ngasanga yihegetse muri telefone ubwo nyine abari kugutereta ibyana bari
none se ubwo bavuga ko bari gukora iki bari mu byana bari kuguca inyuma bro ibaze noneho kabikora turi no mu buriri turyamye wowe uri singo nkanjye ahubwo ushaka wakiyakira kuko se urumva bari no kubibwira buriya bari kubabwira ati ahubwo munangireho nta muntu turi kumwe mfite irungu mva Kobe ndamukunda cyane ariko nakumva ukuntu kano kanya yahise ahinduka abasore barahinduka sheri ubwo yaguhararutswe nyine mbabara ntabwo gutandukana nawe ntabwo birimo ibyo ntabwo birimo mu byo ari byo byose n'ibyo yamya ntabwo birimo ubwo yaguhararutswe nyine abari kwiteretera utundi twana abasore ntabwo bazi ahubwo iyakira urisingo nkanjye ibyo ntabwo nabyumva kano kanya none ikintu kimbabaza cyane ibaze kugira ngo uhamagare boyfriend wawe rimwe kabiri gatatu kane gatanu agukupa akagukupa mwana ntanakubwiye ngo ndi busy akakubwira ko se biterwa n'iki ntabwo mbizi nicyo nshaka kumenya nanjye ubu ngubu aguca inyuma ahubwo si yaba yamburanye iki none se akakwihorera kandi akakomeza nawe gucitinga munaryamye gusa avuga ko bari muri telefone mw'ibiki nase nkora iki gira inama bazi ugira inama kuko ndi mu mutima wanjye ugiye kumva mu iyakire ni iki iyakire bishoboka mba ndabihakaye niko bimeze kuko ntago akigukunda ubwo amaze kukurambirwa nyine tukagenda kagiye kunyica ariko ntabwo nahita numva ko ari byo nzabanza mwaprocinga ngiye menye ngo n'ibiki abarimo n'ibiki abari muri telefone ari gukora buri kanya buri segonda sha amaze kukurambirwa abasore bararambirwa mani yaguhararutswe bagomba kurushaka ibindi byana ariko ibyo yigira byose nzaruka amaze kugenda tuganire ambwire ati mfite undi mukobwa nyine ambwiza ukuri tu kuko ubu ngubu ndi mu gihirahiro sinzi ngo bimeze gute ahubwo nawe ikintu ugomba kumenya cyo ni uko Kobe atakigukunda nawe uba ushaka wabyikuramo kuko yarakurambiwe shiri ntabwo nafata umwanzuro gutyo ngo numve ko atankunda kandi atarabimbwira fata umwanzuro ahubwo nawe ushaka undi mukunzi kuko Kobe wamaze kukuruha nta wundi mukunzi utari Kobe ntawe komeza yasiga amarangi kandi bari kuguta kaguta se kutarimaze se kandi bamuryamanye ibyo iyo mubajije nyine mva mbwira ukuntu nkunda akambwira ngo ni akazi ibiki n'ibiki ariko rimwe na rimwe nyine nkabyumva ariko nkongera gutangazwa musanze muri tuwarete yifungiranye nanone sha usibwo we n'icyo utabonamo we n'icyo utabona nawe yakira ahubwo wumve ko nta mukunzi ufite uzunyisungeho ibisaba kwihangane ushake nyine impamvu noneho uravuga iki n'isahani iracyari nshyashya bro kugira ngo ubone ko tugukubeshya kandi n'ibintu nuza nakubeshya niba narigeze nyikoresha kenshi icyo wanashyizeho sosiso nka rimwe gusa noneho ndebe icyo umwenda witwaje dore vuga amafaranga tuzapfa ibindi azo kugura iseriye none si yanjye sinjye kugurisha shaka biwapi bose ntabwo bafite vuba shakira basi n'umuntu ufite amafaranga wihuse reka ushaka kundi ako sereka ngo baze kugura umujamanje kuva kera dore urabizi ubuzima rwagamo subuze ugize gutya ejo bundi uri yestaye inzu yose urayestaye iruzuye kubera biriya binyagwa ngo by'akadege ibintu byose ugiye kwimara mu nzu ubwo utandukaniye n'umujanga umwamuko ariko biratandukanye ngiye mba ndi mu kazi utandukaniye yese anytime mu nshobora kugafata ariko uzuko ejo ari umujama wanjye yifashe miliyoni enye none se wowe uri we nanjye nyine rukundi sa asubira ayumufata agiye nyine ari igihe yongera akayisubiza ariko ngenda bizi kuki utamufata ngo ujye gushora mu bindi byunguka ngiye wenda bizi mfite uretse ngo bwire ariko ubona uriya muzungu umurusha ubwenge uriya muzungu ni business ye yakoze arakuretesha ukamurya ukagira ngo wariye niyo mpamvu nyine tuvuga ngo yongeye ngo aragufata nibyo abashaka arayaguha akayaguha ukagira ngo ugiye kumerezaho umufata akongera akayisubiza ibi bintu ko bizakugira imbwa ngenda kubwiye ibi bintu by'akadege bizakugira imbwa usanga n'amatero ujyamo bigurishije ubibona amenye ubwenge wamenye ubwenge
uri kugurisha ibikoresho mu nzu. Iki nicyo cya nyuma ndabizi ndetse nigaruza ubu ikintu ngiye gukora namaze kubona ahantu mfatira. Ese utagurishije nta kindi kintu wakora. Iki se nyine ko umuntu iyi nzu yose wayiguze mu kadege. Oya nabikoze naratangira kugakina ariko n'ubundi ndabigaruza nimara kwiga. Ndagira ngo urebe utangira gukina akadege ureba ukuntu bayeho bihuze na mbere utaratangira kugakina. Ushaka kugura cyangwa kugura njye nakubwiye maze kumenya ukuntu ibintu bikora. Naguze indi simukadi ubasa nyine ikintu kigize naguze indi simukadi n'ubundi najya mfatira nahabonye urumva hari igihe njye nk'ijana noneho akakomeza bambeshya nkahita yasubizaho bakayarya bakarya n'utundi nifite ariko noneho ngiye kugura simukadi ngende nyihereza wa mukobwa ari hepfo Claudine mubwira ati uretse igihe naje inshuro nyinshi zishoreranye kandi iminsi 3 itandukanye aribwo uzazumurira aya mafaranga ukayanga nyine iki ihita nyashyira kuri simukadi namwereke ngiye n'umujama wanjye kugira ngo bizarangire ibikoresho byo mu nzu ari byo biguze amaraso yawe yazambazwa uziko n'ibyo wabukugize imbwa ariko ikaba ari akadege n'ibyo wabukugize imbwa ko ikigaragara cyo nawe ni kugufatirana basi mbabarira mani saa 10 basigaye batanga kuki mbabarira ntabwo nzajya kuguhamagara muvuga ngo iki kandi nawe uba ufite yose aho ndakimwe ngiye ikintu nagufasha nuko nakubwira ko ibintu urimo rugukora nicyo kintu nagufasha ahubwo ushaka undi muntu uza kubigura ntacyo nagura ntabwo rega machaka kwiteza abantu bo muri karitsiye muragurishije ikintu niyo mshaka kugura inshuti yawe ubona ko biriya boro ya mbere naguze nayiguze kugira ngo nyine ko wakunda uvuga ngo umujama yagize crise ibyo nyine nibo kuri twese ariko ntabwo rimwe kabiri gatatu ibikoresho byo gusa ubwo nyaba ndi inshuti nyabaki kigaragaje cyo namushyikiye mu mafuti yawe rero ko utangiye kumera akadege kaguzajije barwaye turuma uzikomeze nk'abo basore barwara indege abakobwa kaguteye imana kagucanayicishije uzuko wahangayitse wagira ngo wagushije sititaho nyine rekeraho niba utabigura taje nyamagare cya kijama cya imeki ubwanwa ze kugira ngo si gifite amafaranga yose taje nyamagare kirabigura nyine ngewe gushaka nyine iteza abantu hanze mu bizukuri ibi mushaka kubireka iyo ndege wayihoreye rega iyo niyo mukino wa nyuma nshaka gukina ndabizi ibi birete bigarurira ibyanjye wanyuma se kana ugere ngakora mbere nayo ijyana itambwira ngo nuwanyuma ngo saa 7 ngo uramufata ngo saa 8 ngo uramufata wavuga muri business ugomba no gutinyuka ko byongereka nawe reka nabuze bro oya ntabwo ndaba ndi kugushyigikira mu bugwa bwawe kandi ntabwo bishoboka arasa batazambazwa zagwa handi basi n'ufite 25 yazana Tony ntabwo nagushyikira mu rero nagiye mwana basi 10 bireka mamagare emeka tagasiga sonza ko mukorera icyayi babara nta cyayi nshaka ubushyuhe buriho wakongeramo ubwikere kabiva ubushaka akantu gakonje imana yanjye nawe baranyemeye twazanye neza icyayi nzi guca mushyashya yikuraho nanone niko buri guhamagara se yego
Shimana n'umutipe tuzamugira gute? Ubuze ko tutakivugana kuri telefone buri gihe muhamagara akanguka, buri gihe muhamagara akanguka. Si ubyumvize utyo noneho. Uzongera kubikubwira ngo ndakubeshya. none se ukaba urwana n'iki kweri? Kobi niwe musore wabonye abasore ko buzuye kweri wamuretse. Mboye ntabwo wabyumva. Ntabwo nabikubwira ngo ubyumve ariko Kobi ndamukunda. Nimubwira ngo ampora mu mutwe nk'isi rero ubyumva. Ikirenzeho aranakennye ariko wanze ku hanze hari abasore bawe ariko impamvu ngo ndi kuyumva uzabona undi muntu uzabikurikirana byose reka ntabwo ari ibyo mari biri gutekereza ntabwo ari ibyo ngibyo ugiye ndamukunda amande kandi ntabwo ngiye nshobora no guseka mwanda wabaye ndabiretse Kobi mureke hanze hari abasore mana uriya nta n'ikintu afite ni umukene urebye afite nta n'undi muhungu nzahari ubigira nta n'ubaho nta n'uzigera abaho mari ahora mu mubiri wose mu mutima mu mutwe ahantu hose wagira ngo uriwe maraso anibwa mu mubiri kumwumva zishobora kuba zikubikurikirana ariko uzabona abandi basore wanarekera aho ngaho urekera aho ngaho Kobi we ntabwo akigushaka nushaka urekere pe ariko abasore kumwe nzabona naba uri singo nta n'ikintu na kimwe uzinga abasore bandi ngwino nyine twisungane ntabwo ushobora kwisungana nawe Kobi n'uwanjye njyewe njyenyine ariko cyane yose ngamusangana n'agakobwa ibintu nagakorera nagapfura imisatsi nkayikamura ku mutwe uyu mwana yisize amarangi we ntabwo wakuvuga umukunda none gutekereza ko ari kumva ngo agiye nko gusa none se twumva ugiye gukora iki njye nama nakugira wamureka pe wamureka n'ubundi nta kintu kirimo ariko urabizi ngiye muhamagare ndebe noneho nta nkuba bana yanjye si ubwiza aragukupa wabona ari kumwe n'icyana wenda ubundi se wabwirwa n'ikihari muri kumwe buriya ari kumwe n'icyana sha wowe wavuyemo we barakurambiwe mureke mani murekuze tubasingo twese ntacyo bitwara bagiye kumuhamagara inshuro ya nyuma natanyitaba urakora iki ntabwo mbaye gutwikira noneho musanga nawe uwo ari we wese wa mwana wisize amarangi ugenda ahubwo nawe aribo bapfura iyo misatsi genda gupfura iyo misatsi mbabwire niwumva napfuye umenye hano napfiriye niwumva abana bamfunze umenye ukuntu byagenze aka kanya se ubaye iki none uwo musanga nawe wese ishuri mba turavugana mwana aha ntabwo byoroshye bamuretse abasore batagira amafaranga bakaba baratesha umutwe Where is she? Whoa, where is she? Uretse ni busy baby, uretse. Umukobwa gutuma guhamagara ntunyitaba ari he? Ariko se wakitonda. Uri mu biki se ubundi? Ariko buriya. Zama nako. What? Reba nk'ibintu ubukoze. Ibiki se? Muri suri mu biki? Uri kubibona? Nasubundi kamu. Ceceka mbabara ndakwiyana. Iki? Nasubundi ikintu ndege gutuma ibyo bintu kari ibintu by'amafuti. Aya ni amafaranga 200,000 urimo urakina nabyo. Umumbeshye wowe kubera aka kanya uzo wifatishwa. Jye wigeze ubara bundi n'abakobwa. Nase iyo wamagara ukanyita ukanambwira uko bimeze ngiye nabikuza mbigurya. Reba ukuntu nje nambaye.
umuriro uyuhamagaye umuntu rimwe kabiri gatatu agukupa ubundi kuki uba ukomeza uhamagara wa mama hari deni mufite nari mpangayitse nakubwirwa n'iki kumeze neza se none ndebera ibintu nsanzwe uri gukora man ibi ngibi kweri nusubira ibintu urabindutisha ahubwo se ungana nabyo ibintu wowe ibihumbi magaza amafaranga nagombaga kuri iki indege ungeranyije n'indege njyewe uzi ikintu kigiye kuba uransubiza aya mafaranga cyangwa se must be kidding phone cyane c'est baby don't baby me okay numero nayisibiye no mu mutwe wawe uhitunguramo utankuraho mbabarira dotuma tunashwara baby urabizi mata ndagusabye agahinda mfite n'ubwa mbere ndize ibintu byose byigeze bimbaho mu buzima sina kintu kigeze kindiza nk'ibintu nkoreye mbabarira ariko ntabwo twapfa indege mbabarira pe reba imyaka yose tumaze dukunda si tugiye gupfa ibintu by'amafuti ibyo rero byabaye amateka mbabarira ufate telefone yawe cyangwa nacyo ngiye kandi ntutume mata urabizi hoya yanjye bari hoya reba mama njye nanashyizeho amafaranga yanjye 10,000 urabona byari bimaze kujya mu 200 none urimo uraza umugenzanaho ubusa ngo urukundo se niyo basi niwashyizeho 10 nabiguhutse ke byari bikiri 10 urabona byari bikiri 10 byari bimaze kugera mu 200 mbabarira please fata ibyawe cyangwa nyijugunye wafata ibintu byawe sohoka ndavuze ngo sohoka ese ubundi ibintu byo wambwiraga gukaza ngo mfata telefone ngo uburi bize cyane nibi ngibi urimo ukora ugurutse indege none washaka dutandukanye hejuru y'iyi ndege aka niko kazi ukora ka buri munsi ndio ko kuyarya gusuzuma nata Zibiti kukomanga zani wahakomanga ubu raje ndakomanga se umuryango uri kubonaho umwana ni izuba riri hanze Simani windeba gutyo kuri kundira gutyo umwana ndambone uri kumbwira ibintu byinshi none se ako nizere ko kuba uri hano atari ingaruka zabira ibintu wakora Tiyorere mwana Tiyorere indege ikuzanye muri aka karuri indege ikuvanye muri shati ikuzanye mu karuri aguze iyi niwe ikuzanye mu mwobo nakubwira ngo bizarangira utanze na material abagabo none byarangiye kuko do nyine barambwiraga simbyumve ariko Imana iramutse niyiteka nagira Imana ifashe bifashije do usigaye uko kukuze nibyo usigayeho gusa n'uwo musatsi mu minsi mike uraba wapfutse Simani nk'ishitanye nawe urabona no kumbwira n'amagambo ankomeza ukambwira gukomeza mu biki hari umunsi nakubwiraga amagambo gukomeza ega abantu twigira ku makosa nyine ubu amakosa nayo yabonye nanjye ubumuye n'undi muntu urimo urashaka ubukire bwihuse bwo kubuka dege n'iki nagira ikintu mubwira ariko ntabwo nari kukibona nabanje kubicamo nyine ngo mende umuhamya ugenda nyine kubibona ubu se bundi bwarakaretse mubwire ngo naragiye mborokesha simukadi zanjye zose ngiwe ntabwo nemerewe no kuba nanasheta reka wumve ngo ngize amahirwe nkabona ubuzima bwanjye busubiye ku murongo umuniga wanjye wari wese naba nzi uri kujya mu bintu bya betting yaba iby'imipira yaba iby'iki namubwira ati reka vayo shaka akazi gafatika ukora akazi ureka ibintu imikino y'amahirwe ni y'amahirwe impamvu bahise imikino y'amahirwe nyine ni amahirwe uri umujene ufite imbaraga ufite
ufite ubushobozi urasaza nta ndwara ufite icyo udashaka zikaza yega mani urubyiruko tuba dushaka gukira byihuse ariko ubu nanjye nabonye isomo ariko ikintu kimwe cyo kiri kuntera na trauma noneho nkabura n'imbaraga zituma mvuga ati nongere niyubake na gatoya niye mata eh mata mani uriya baby ndamuhamagara nashaka kunyitaba naki yose niba mwirukanye uzi ko wambwiye sekere akadege gatumye ushwana n'umugore na cyangwa se tumwite sheri akadege gatumye ushwana na sheri akadege gatumye neza uza kuba mu mwobo ariko urumva ukuntu gakomeye urumva ubushobozi gafite iminsi mike karaba kakwishe uzi ko iriya sawundi niyo ndyamye nyirota nkahita nshibuka nkacira ebana ntabwo urabyuka nka saa 9 ngo uciragure wimyoze nka gatatu iyo ndyamye none se hano hantu haba gute nawe ugiye kwigira nka ba bantu haza bareba ubuse urane nyine atari matora kumona ari amakarito urasigarira ku makarito mani ibyo bireke basi nk'ubutanga agahumbi nyine dore mani jyana ifunirire n'udushyimbo mani nta kuntu bitameze neza utuntu twose nabigurishije na za sase utu tuboro two n'undi ni desa nanze kwiga niteza basi za ugeze aho gusaba igihumbi cyo kurya ko se ubu inshuti yanjye ntabwo wamutazi bamwe sora mwaho ngaho utumaze tugenda ujya kurya nawe ntabwo naguha mu ntoki uriya amazemo icyizere gutya ndambaye bagiye aho